ngo ikaze kuri channel yanjye ya Tutekeki nizere ko wamaze gukanda subscribe wowe nkurikiranye kuri aka kanya. Iyi ni meaning nshasha iri gutangira ibiceri ndakwereka uburyo ikorwamo ndetse nkwerekana uburyo uriyandikisha ukimara gukanda kuri link urasanga muri comment ya mbere. Guys, iyi ni meaning iri gutanga amafaranga bayita GameT, iyisohotse aka kanya kugira ngo murayibona yuko imeze nkaho ari game ya meaning. Gusa wowe ukimara gukanda kuri link yanjye urasanga muri comment ya mbere urasanga muri link ebyiri, link yo kwiyandikisha niyibanza hejuru, link yo kwinjira muri group yacu ya WhatsApp ari usanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ama platform y'ubuntu, ayo gukorera amafaranga nta gishoro, ayo ushora byose ubisanga muri group yacu bitewe n'ibyo uba ukeneye. Nk'uko uri kubibona rero ukimara gukanda kuri iyi link yacu uragera ku tuntu tumeze gutya ka login na create password. Nk'uko bisanzwe rero twebwe ahangaha tugiye kwereka uburyo iyi platform ikora, nkwereke n'uburyo wakwiyandikishamo video kugira ngo itaza kuba ndende, nkwereke n'uburyo wakoreramo amafaranga. Nk'uko rero yuko dukomeza ngira ngo urabona yuko game action yayo ushaka waza ukazuminga kugira ngo ibintu ujye ubisoma neza. Reba nutuza hano ahangaha kuri affiliate program ngira ngo urabona ukuntu ikora. Dore from each new player namanuza navuga nk'ari amakoyini 50 niyo nuko ngira ukabona balance y'10%. Ngira ngo izi za meaning zose nizo mubaya wawe watumiye yabikoze ubona iyo komisiyo. None twe ngiye kwereka ukuntu uriyandikisha uri tuzano hejuru kuri create account ko hano atari kwireba neza, dore ni create account cyangwa urayibona uze uyikandeho. Numara kuyikanda uragera ku gatabura kameze gutya, na gatabura kameze gutya. Ahangaha hejuru urashiramo username uzajya ukoresha uri kwinjira, ushiremo email yawe, nanga ushiremo password uzajya urakoresha uri kwinjira. Hanyuma ahangaha ho turashiramo izi mibare nizo turaza kuzuzamo kanze mbibuzurize nkwereke. Ahangaha dushiramo username yacu ni Tutekeki, nawe yawe niyo urashiramo. Hanyuma tetse dushiramo na email, nitumara gushiramo email hano turaza creating password dushaka. Sorry, ahantu za email yarivuyemo rero tuza creating password dushaka. Noneho hano tuzete tuza kuri izi mibare 3720 kangahe nibyo turahita tuza dushiremo izo byuzuza. Ahangaha nitumara kubyuzuza rero nta kintu kiraba gisigaye, tuhita tuza dukande create account. Nitumara gukanda create account, nitumara gukanda hano create account urahita uyingukira kuri page imeze gutya. Noneho ahangaha urasanga harokinze hano hose ziri utugufuri kugira ngo zigire unlock. Urasanga bashizeho kugira ngo zibe unlock no kuba ufite coin 500, kandi hano hejuru utangira na coin 1000. Nene uhita ukanda ahangaha habayeho coin 500. Ahangaha abantu batari kuhabona neza, ariko nyine ukimara kuyandikisha uhita usanga hano ariho ahangaha hariho coin 500 ukazikandaho. Noneho hejuru isigarana izindi 500. Noneho kugira ngo izo coin 500 zisigaye kugira ngo tuzikoreshe muri meaning, cyangwa urabona utu box turi hano bagenda batanga igiciro ca buri coin. Bagenda batanga igiciro ca buri coin. Bagenda batanga igiciro ca buri coin. Kanze mbereke neza. Reba nk'uyu nguyu, reba coin 10 uhabwa coin 5 ku munsi. Nukuyigira unlock. Noneho twe turaza twitiremo iyo dufite nk'amafaranga ahagije tuza kwa twasigaranyeho coin 500 turaza duhitemo iyi ngiyi. Duhitemo iyi ngiyi tuje dukorera per day 250. Niyo turi buze kwita duhitamo. Noneho ahangaha birahita bitangira kugenda. Mu masaha 28 ni ukuza ugakora correct, hanyuma
ibiceri byawe bigahita biza aha hejuru. Ubundi buryo burimo bwo gukuramo amafaranga ni ubwa rifira porogaramu. Uhita uza aha hejuru ahangaha, ku batari kubibona handitswe patena, numara kuhakanda urahingukira ahantu hameze guca. Iyo utumiye umuntu umwe baguhereza koyini 100, nizo bahita baguhereza. Noneho iyo bamaze kuzibona zihita ziyandika ahangaha, zihita zikaza zikiyandika ahangaha. Iyo zamaze kwiyandika ahangaha rero uhita ugakanda hano kuri collect, nabwo zigahita zija kuri balance yawe. Twihuse reka turebe n'uburyo iyi miningi bayibikuzamo. Dore na ahangaha urahita uza ahangaha kuri finance, ngiye kubereka uburyo babikuzamo. Ni uburyo bwa Crapto, ntabwo ari kuri MTN direct. Ndetse harimo n'uburyo bwa top up bwo kuzamura intuza yawe. $1 bahita baguhereza koyini 1000. Cyangwa urabibona gusa payout yacu ni iyi ngiyi ahangaha, niyo dukurikirana tukaza tugahitamo aderesi turi buze kubikurizamo. Nanjye nuzuza ibisabwa nzahita mbakorera video mbereke uburyo iyi ntuza bayibikuriramo. Ukahita uza ugasetingamo aderesi, wamara kuyishyiramo ukahita ukanda payout. Ngira ngo urabona yuko badushyiramo amadolari dufite nayo ngayo. Nuko aka ga platform karimo gukora, noneho wowe wagakora buri masaha 24 nukuza ugakanda collect hano kugira ngo bigende bikomeza uri gukuramo n'andi mafaranga. Kora subscribe, wowe utakoze subscribe kuri channel yacu, zaze ndi kubereka video y'ukuntu wabikora.